nitwa Pastor John ya Timotheo wa mbere ku gice cya 6. Uyu munsi turasoma duhereye kuhe murongo wa 10 wa 11. Turasoma rero murongo wa 11 turageza ku murongo wa 16. Aya magambo narayasomye numva niyo twayasoma gusa tugataha ntacyo tuvuze arumvikana. Ndagira ngo tuyasome uburyo mu ndimi zishoboka twumve neza, uyumve neza, kuko ibyo tuvuga naho ngaho ku cyumweru tuzaba dusoza. Ndagira ngo mpere mu Kinyarwanda haravuga ngo Bibiliya, ndimo ndasoma Bibiliya yera, haravuga ngo ariko woweho muntu w'Imana. Umva sha abantu bakumvise Bibiliya niba ari ya usurinya ahantu, ariko weho muntu w'Imana ujye uhunga ibyo, ahubwo ukurikize gukiranuka, kubaha Imana, kwizera, urukundo, kwihangana n'ubugwaneza. Ujye urwana intambara nziza yo kwizera, usingire ubugingo buhoraho, ubwo hamagariwe ukabwaturira kwatura kwiza imbere y'abahamya benshi. Ndakwihanangiriza mu maso y'Imana ibeshaho byose no mu maso ya Kristo Yesu wahamije kwatura kwiza imbere ya Pontiyo Pilato, witondera itegeko, ntugire ikizinga habe n'umugayo kugeza ku kuboneka k'umwami wacu Yesu Kristo, kuzerekanwa mu gihe cyako n'iyifite ubutware yonyine ihiriwe, ariyo mwami w'abami n'umutware utwara abatwara. Niyo yonyine ifite kudapfa, iba mu mucyo utegerwa, nta muntu wigeze kuyireba kandi nta wabasha kuyireba. Icyubahiro n'ubutware budashira bibi byayo. Amina. Et pour toi, l'homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat les beaux combats de la foi. Saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera à son temps les bienheureux et seul souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que ni homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. But as for you, O man of God, flee these things. Pursue righteousness, godliness, faith, love, steadfastness, gentleness. Fight the good fight of faith. Take hold of the eternal life to which you are called and about which you made the good confession in the presence of many witnesses. I charge you in the presence of God, who gives life to all things, and of Christ Jesus, who in his testimony before Pontius Pilate made the good confession, to keep the commandment unstained and free from reproach until the appearing of our Lord Jesus Christ, which he will display at the proper time. He who is the blessed and only sovereign, the King of kings and Lord of lords, who alone has immortality, who dwells in an approachable light, whom no one has ever seen or can see. To him be honor and eternal dominion. Amen. Niki uharanira kugeraho mu buzima? Ese intego y'ubuzima bwawe ni iyihe? Ese ni ukugira imbaraga n'ubutware bwo mu isi? Ese ni ubukire? Ese ni ukugira umukunzi? Ese ni ukugira inshuti? Ese ni ukugira uwo mwitana sherishushu mukaryoherwa n'umunyenga w'urukundo? Intumbero y'ubuzima bwawe ni iyihe? Uyu munsi turarebera hamwe ku gutegerezanya amatsiko kugaruka kwa Kristo. Intego nyamukuru y'ibyo twiga uyu munsi ni ukuvuga ngo
iravuga ngo kubaho unyuzwe utegerezanya amatsiko kugaruka kwa Kristo Yesu bizagufasha kwegurira Imana ibikubaho byose, bizagutera imbaraga zo kwamamaza Kristo aho ugeze hose, bizagutera guhitamo kubaho mu buzima buhimbaza Imana uko byaba bimeze kose. Kubaho unyuzwe utegerezanyije amatsiko kugaruka kwa Kristo Yesu bizagufasha kwegurira Imana ibikubaho byose, bizagutera imbaraga zo kwamamaza Kristo aho ugeze hose, bizagutera guhitamo kubaho mu buzima buhimbaza Imana uko byaba bimeze kose. Hari inkuru y'umusaza umwe wigeze kuganira n'umusore, maze amubaza icyo abereyeho, amubaza intego y'ubuzima bwe, amubaza icyo yifuza kugeraho mu buzima. Umusore aramusubiza ati, ubu nyine ngiye kurangiza segonderi, kandi nimara kubona segonderi nzabona diplome, kandi ubu ngubu aho niho nshyize imbaraga. Umusaza arongera amubaza ati, ese numara kubona diplome noneho bizagenda gute? Umusore aramusubiza, nyine nimara kubona diplome ndateganya gukomeza nkiga nkarangiza na kaminuza. Umusaza aramusubiza ati, ibyo nabyo ni byiza cyane, ariko se nyuma yaho uzakora iki nurangiza kaminuza? Umusore atumvara, nyine nzashaka akazi, nimara kukabona mbone kashi, ngura akamodoka keza, ndure mu nzu nziza, nuko mbona uko ndambagiza umukobwa mwiza w'icyuki w'ikizungerezi, nkora ubukwe nanjye nubaka urugo mbeho neza nk'abandi. Nuko se nyuma yaho umva, kandi nyine nzabyara abana, mbese nyine mbeho neza niteze imbere, ndifuza kuzakora cyane, nzigame nshore mu mishinga itandukanye kugira ngo nzajye mu kiruhuko cy'izabukuru hakiri kare, bitewe n'uko nzaba mfite kashe, mbona uko ntembera amahanga ndyoshye mbeho neza. Umusaza aramusubiza ati, ni byiza cyane, none se nyuma y'ibyo nabyo? Umusore yumva ahindura isura, arangira aramubwira ati, nyine urumva ndakeka ko nyine buriya nanjye hari igihe aho nzagera nsaze, nyuma yo kubaho neza ubwo nyine nzapfa nyine nta kundi. Ni iki ubereyeho ku isi? Ni ibiki uharanira mu buzima bwawe? Hari ibintu byinshi byiza umuntu yaharanira kugera akiri mu mubiri, ariko mu gihe ikitubeshejeho, icyo duharanira kitarenze iby'uyu mubiri n'iby'iyi si itanga, byose bizaba ari ubusa, kuko turi ibiremwa bibaho nyuma bigapfa. None se hari ikintu twaharanira kizabaho na nyuma yacu tutakiri mu buzima bwa hano ku isi? Icyo nicyo Pawulo ashishikariza Timoteyo muri aya mabwiriza ya nyuma asoza uru rwandiko. Niba hari ikintu twategerezanya amatsiko kandi kizagira ingaruka nonaha ku byo dukora, icyo kintu ni ukugaruka kwa Yesu Kristo. Yesu azagaruka gucira imanza abazima n'abapfuye. Yesu ataratandukana n'abigishwa be ngo asubire mu ijuru, yarababwiye ati, ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa data harimo amazu menshi, iyo aba adahari mba mbibabwiye. Ngiye kubategurira hanyu kugira ngo aho ndi namwe muzabeyo. Yesu Kristo azagaruka, kandi turasabwa guhora twiteguye dutegereje kugaruka kwe. Nakubwiye ngo ibyo turimo tuganiraho kuri uyu munsi, niwibagirwa ibindi byose navuze, wibuke ko navuze ngo kubaho unyuzwe utegerezanya amatsiko kugaruka kwa Kristo Yesu bizagufasha kwegurira Imana ibikubaho byose, bizagutera imbaraga zo kwamamaza Kristo aho ugeze hose, bizagutera guhitamo kubaho mu buzima buhimbaza Imana uko byaba bimeze kose. Ese kubaho unyuzwe utegereje kugaruka kwa Yesu Kristo bifite izihe ngaruka ku mibereho yawe ya buri munsi? Nk'uko buri gihe tubikora, tuba dufite ibintu bitatu turi buganireho, our 3 points rule.
ndavuga ibintu bitatu. Icya mbere, kubaho unyuzwe utegereje kugaruka kwa Yesu bizagufasha kwegurira Imana ibikubaho byose. Kubaho unyuzwe utegerezanya amatsiko kugaruka kwa Yesu bizagufasha kwegurira Imana ibikubaho byose. Mbere ya byose bizagufasha kubaho mu buzima wiyeguriye Imana. Mu buzima hari byinshi biturangaza kandi pe birahari, ntawe bitarangaza. Hari byinshi bisa n'ibidukurura, bisa n'ibituresha, bisa n'ibitwibambazaho, bidushuka ko nitubibona tubasha kunyurwa. Bisa n'ibiturebura biduhamagara. Nk'ukuntu kera uri umwana igare ry'umushyitsi bakariparika iwanyu rikwihamagarira ngo ngwino umfate, ukabona ririmo wakwitambukira ukabona ririmo riraguhamagara, kandi wari wigiriye gukina agapira unagafashe. Kumenya ikiruta ibindi byose mu buzima bwawe bidufasha gutoranya iby'ibanze n'iby'ingenzi mu mibereho yacu, bikadufasha no kumenya ibyemezo dukwiriye gufata buri munsi biganisha kuri cya kindi kiruta ibindi byose mu buzima bwawe. Mu gihe uhisemo guhanga amaso Kristo, kumuhesha icyubahiro no gutegerezanya amatsiko kugaruka kwe, nabyo bizagufasha gutoranya iby'ingenzi no gufata ibyemezo bizima no guhitamo neza ibikwiriye. Bizagufasha kwigizayo bimwe mu byo wagakoze mu buzima bidafite agaciro. Bizagufasha kubaho ubuzima bwawe bwose warabweguriye Imana. Reka twongere turebe ku murongo wa 11 aho ijambo ry'Imana rigira riti, ariko woweho muntu w'Imana. Ako kantu gasorinye, ni ukuvuga ngo nubwo abandi benshi, ariko woweho muntu w'Imana. But you, man of God, woman of God, ujye uhunga ibyo, ahubwo ukurikize gukiranuka, kubaha Imana, kwizera, urukundo, kwihangana n'ubugwaneza. Ndagira ngo nkwibutse ko Pawulo yararangije kuburira Timoteyo kwirinda abigisha b'inyoma n'abigisha buyobe. Murabyibuka, bamwe batagira ubwenge, bakunda impaka gusa, ba bandi bononekaye ubwenge ku buryo batekereza ko kubaha Imana ari inzira yo kwishakira indamu. Ba bandi bakunda amafaranga bakayarutisha Imana. Muzabumva kenshi bene abo ngabo iteka bumva ko abakorera Imana ari indamu babishakira. Yego harimo abijabika mu bidakwiriye, ariko ijambo ry'Imana ryatweretse ko bene abo ubwenge bwabo bwahenebereye. Aha rero ku murongo wa 11 Pawulo arabwira Timoteyo ko akwiriye kujya ahunga bene abo bantu na bene izo ngeso. Iri jambo ngo ujye uhunga risobanura kuzibukira, risobanura kwiruka ukitaza, ukajya kure y'ibyago. Gukunda imiya no kubaho ubuzima bushakisha kamiya n'ubutunzi gusa ni umutego w'umushibuka ndetse ni ikigeragezo. Imana iraguhwiturira kubihunga muri iki gitondo. Iragusaba kutabaho ubuzima bwawe wiruka inyuma y'umuyaga wo kwifiza ibintu gusa, ahubwo ngo ukurikize gukiranuka we muntu w'Imana, ukurikize kubaha Imana, kwizera, urukundo, kwihangana n'ubugwaneza. Gukiranuka ni ukubaho ubuzima buharanira kunezeza Imana. Kubaha Imana bisobanura kuyumvira mu mibereho yawe. Kwizera n'urukundo ni bibiri muri bya bintu bitatu bidasigana mu Kristo. Ari byo kwizera ukongereho ibyiringiro, ibyiringiro byongereho urukundo. Faith, hope and love. Kwihangana bishingira ku byiringiro umukristo aba afite, kuko abazi neza ko na nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima.
nyuma y'uyu mubiri hari undi mubiri tuzambara, umubiri udasaza, umubiri utarwara, umubiri utababara, umubiri udapfa, umubiri udakenera amavuta kugira ngo uke. Nyuma y'ubu butunzi bw'ubuhendo bwa hano ku isi tuzabana n'Imana iteka mu ijoro mu mazu meza twubakiwe n'Umukiza. Tuzagendagenda mu mihanda y'ibirahuri n'izahabu n'ifeza nyinshi. Twakunda kuririmba ngo tuzajye mu mihanda y'ibirahuri n'izahabu n'ifeza nyinshi. Abazaga ari mbona bahe? Abakazi ni bane? Bana tuzahabwa byinshi, tuzagabirwa byinshi mu ijuru, tuzahora nishimwe tunezerewe nitwizera Umukiza. Ni bakeya abakazi, banza abashaje muri urusengero turi bake, banza ari njyewe na Jean Baptiste hari n'abandi abandi ubu ngubu basigaye biga za Sunday school mu Cyongereza n'imirongo n'ibikisha. Abashaje tunari bakeya, ariko ndagira ngo nkubwire ngo niyo mpamvu no mu bigeragezo no mu bikomeye biriho ubu ntidutinya, kuko tuzi neza ko bitarangirira hano. Mbwire mwicaranye ngo ntabwo birangirira hano. Mumbwire ngo ibyacu ntibirangirira hano. Ibyacu ntibirangirira hano. Sinzi niba wiyumvisha uko Pawulo yise Timoteyo. Yaramubwiye ati rero wehoho umuntu w'Imana. Timoteyo ntabwo ari uw'isi, oya, ahubwo basigaye ari uw'Imana. Niyo mpamvu kuko atakiri uw'isi ahubwo ari muntu w'Imana, niyo mpamvu agomba kuzibukira, agomba guhunga ibigeragezo n'umutego wo kwiruka ku by'isi, ahubwo agaharanira ndetse agashakisha iby'Imana. Ese uri uwande? Ese uri umuntu w'Imana? Niba uri uw'Imana, ubwo rero nawe uri muntu w'Imana. Biragusaba kugenda nk'abana b'Imana baramya Kristo, bakagendana na Kristo kandi bagakorera Kristo. Muntu w'Imana uri hano, Imana yambwiye ngo nkumenyeshe muri iki gitondo ko uyu mwaka ndetse no mu myaka izakurikiraho yiteguye kugukoresha ibihambaye kurushaho, yiteguye kukuvana mu bwiza bumwe ujya ku bundi, kubw'ubuntu bugeretse ku bundi, kuko wowe ntabwo uziruka ku by'ab'isi, oya, uzita ku by'Imana maze nayo yite ku byawe. Igiye guhuruza abantu bose yateganyije kubaboneraho umugisha. Baraje bagusake, basohoze umugambi w'Imana kuri wowe. Muntu w'Imana akira umugisha w'Imana. Muntu w'Imana akira umugisha w'Imana, wa wundi Imana itanga kandi ntigire umubabaro yongeraho. Tugeze ku murongo wa 12. Murongo wa 12 hasomye ngo iki? Ngo ujye kubanza mwazifunze. Ujye ugenza ute? Ujye urwana intambara nziza yo kwizera, usingira ubugingo buhoraho. Ubwo wahamagariwe ukabwaturira kwatura kwiza imbere y'abahamya benshi. Imana ntiyigeze ivuga ko ubuzima bw'abakristo buzaba umunyenga gusa, oya. Turabe Imana ariko turacyari mu isi y'imiruho n'ibibazo. Niyo mpamvu dusabwa kurwana intambara nziza. Ntabwo ducika intege, ntabwo dusubira inyuma, ntabwo dutezuka. Ujye urwana intambara, ujye wikomeza, ujye ushinyiriza, ujye usiganwa nk'uhatanira gutwara igihembo. Icya kabiri, kubaho unyuzwe utegerezanya amatsiko kugaruka kwa Yesu Kristo bizagutera imbaraga zo kwamamaza Kristo aho ugeze hose. Ibyo nabyo nabibonye ku murongo wa 13 n'umurongo wa 14. Bizagutera imbaraga zo kwamamaza Kristo aho ugeze hose. Kubaho unyuzwe utegereje kugaruka kwa Yesu bitera imbaraga zo kwamamaza ubutumwa bwiza. Ku musozo w'umurongo wa 12 twinjira ku murongo wa 13 n'uwa 14, niho tubona kwamamaza ubutumwa bwiza, gutanga ubuhamya bw'ibyo Yesu yadukoreye kugira ngo abatamuzi bamumenye.
iyo ni inkingi yacu ya kane, kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo dushize amanga. Pawulo abwira Timoteyo kurwana intambara nziza yo kwizera, agasingira ubugingo buhoraho ati, ubwo bugingo ubwo wahamagariwe ukabwaturira kwatura kwiza imbere y'abahamya benshi. Ese uku kwatura kwiza Timoteyo yatuye ni ukuhe? Ese yakwatuye ryari? Biragaragara ko hari ukwatura ukwizera kwe ubwo yizeraga Yesu Kristo ngo amubere umwami n'umukiza. Ese hari ntiwaba utaramwakira ngo akubere umwami n'umukiza? Niba utaramwakira, ndakwinginze niwemere yuko dutaha uyu munsi utaramwakira ngo akubere umwami n'umukiza. Pawulo yakomeje ku murongo wa 13 avuga uko Kristo yatuye imbere ya Pontiyo Pilato, maze aravuga ngo, turahasoma hariya wahageze, ngo ndakwihanangiriza mu maso y'Imana ibeshaho byose no mu maso ya Kristo Yesu wahamije kwatura kwiza imbere ya Pontiyo Pilato. Ndakwihanangiriza nk'uko mu mubatizo watura imbere y'abahamya benshi, ni nako nyuma yo kubatizwa ubaho ubuzima bwawe mu maso y'Imana na Kristo. Mbwira mwicaranye ngo Imana iratureba. Ku murongo wa 14 handitse nk'iki ngo, witondere itegeko, ntugire ikizinga, habe n'umugayo, kugeza ku kuboneka k'umwami wacu Yesu Kristo. Kwamamaza Kristo si mu magambo gusa, ahubwo ni mu buzima, imibereho yacu no mu bikorwa byacu no mu mibanire yacu. Pawulo agera ku murongo wa 15 akavuga ngo kugeza ku kuboneka k'umwami wacu Yesu Kristo kuzerekanwa ku gihe cyako. Maze akongeraho, umva rero, atangiye kuramya. Niyo mpamvu ngunda umwanya wo kuramya, kuko mu gihe turamya imbaraga z'Imana ziramanuka. Mu gihe turamya abantu barabohora. Mu gihe turamya ibisubizo biramanuka. Mu gihe turamya Imana abarwayi barakira. Atangiye kuramya. Ati ngo iki? Umva iyo ndirimbo, wayumvise? Sinzi wayitera. Reba ngo, niyo ifite ubutware yonyine ihiriwe, niyo mwami w'abami n'umutwaro utwara abatwara. Kubaho unyuzwe utegereje kugaruka kwa Yesu, kongera imbaraga zo kwatura no kwamamaza Yesu tukiriho mu isi, dukoresheje amagambo, imibereho n'ibikorwa byacu. Ese kubaho unyuzwe utegerezanya amatsiko kugaruka kwa Yesu bifite izihe ngaruka ku mibereho yawe ya buri munsi? Twavuze ko icya mbere bizagufasha kwegurira Imana ibikubaho byose. Icya kabiri, bizagutera imbaraga zo kwamamaza Kristo aho ugeze hose. Icya gatatu, kubaho unyuzwe utegerezanya amatsiko kugaruka kwa Yesu Kristo bizagutera guhitamo kubaho mu buzima buhimbaza Imana uko byaba bimeze kose. Kubaho unyuzwe utegerezanya amatsiko kugaruka kwa Yesu Kristo bizagutera guhitamo kubaho mu buzima buhimbaza Imana uko byaba bimeze kose. Hano nta nzitwazo, ubuse ko nta kazi mfite, urumva washobora kuririmba nta kazi. Bosha babanza kubaza umuntu icyemezo cy'akazi cy'umukoresha kugira ngo abashe kuririmba. Ku murongo wa 15 na 16 turabona ko kubaho unyuzwe utegerezanya amatsiko kugaruka kwa Yesu Kristo bigutera guhitamo kubaho mu buzima buhimbaza Imana uko ibintu byaba bimeze kose. Mu gihe Pawulo atekereza kugaruka kwa Yesu nuko bizaba bimeze, biramurenga, agahita aturika, agahimbaza Imana, akayiramya, nk'uko tugenda tubibona hagati mu nyandiko ze zose yagiye yandika. Reka tubirebere hamwe kuri uyu murongo wa 15 na 16. Reba, akomeje, murabona uko yakomeje kuvuga kugaruka kwa Yesu Kristo ni Imana ifite imbaraga. Aravuga ngo kuzerekanwa mu gihe cyako, niyo ifite ubutware yonyine ihiriwe. Urumva atari indirimbo yaje? Ariyo mwami w'abami n'umutwaro utwara abatware. Iyo ni korasi. Iyo si korasi? Niyo yonyine ifite kudapfa,
iba mu mucyo utegerwa, nta muntu wigeze kuyireba kandi nta wabasha kuyireba. Icyubahiro n'ubutware budashira bibi byayo. Amina. Reba amagambo ahimbaza Imana Pawulo yakoresheje muri iyo mirongo uko ari menshi. Aravuga ngo Imana niyo yonyine ifite ubutware ihiriwe. Imana niyo mwami w'abami n'umutware utwara abatwara. Muri yo niho honyine imigisha nyamigisha, umunezero nyamunezero, ibyishimo nyabyishimo n'amahoro nyamahoro bibonekera. Niyo mugenga, niyo muganga, niyo yonyine itegeka abandi bami bose, kandi ingoma yayo ntizigera ihanguka. Nta muntu n'umwe uyikoresha. Imana yacu ntabwo ibogama. Imana yacu ntiyirengagiza ukuri. Imana yacu ntirya ruswa. Imana yacu iratuzi. Imana yacu izi amazina yacu. Imana yacu izi aho dutuye. Kubaho unyuzwe utegerezanya amatsiko kugaruka kwa Yesu Kristo bizagufasha kwegurira Imana ibikubaho byose. Bizagutera imbaraga zo kwamamaza Kristo aho ugeze hose. Bizagutera guhitamo kubaho mu buzima buhimbaza Imana uko byaba bimeze kose. Ndagira ngo buri wese yisuzumye akavugisha ukuri. Hari ikintu cyatuma tudasanganira Kristo neza. Sinzi iki cyumweru uko cyakugendekeye, ariko ndagira ngo twese duhaguruke. Na mbere yo kugira ibyo dusaba Imana, kuko Imana yavuze ko izagendana natwe ikadukoresha ibihambaye kurushaho, ikatuvana mu bwiza bumwe tujya mu bundi kubw'ubuntu bugeretse ku bundi. Ariko ibanga rya mbere ni ukwiyeza. Ibanga rya mbere ni ukuyegera. Ibanga rya mbere ni ukugendana nayo. Umugisha uruta iyindi yose ni ukuyigira mu buzima bwawe. Ndagira ngo duhaguruke. Mbere y'uko ugira icyo uyisaba, ubanza uyisabe ku kwezi. Wibwire ngo Mana, ndashaka kugutegerezanya amatsiko ntacyo nikanga. Just open up to God. Just tell him what's on your heart. Wibwire ibiri ku mutima wawe. Yibwire ibiri ku mutima wawe. Yiteguye kukumva nonaha. Oh God, Mana urakoze. Urakoze kubabarira ubwoko bwawe. Urakoze kubabarira ubwoko bwawe. Ngaho rero Mwami, umva amasengesho, umva ibyifuzo by'aba mama, umva ibyifuzo by'aba papa, umva ibyifuzo by'aba basore. Lord, urakoze kuko usubije. Urakoze Mwami, tuguhaye amashyi kuko usubije ubwoko bwawe. Tuguhaye amashyi kubw'abo ukijije uburwayi. Tuguhaye amashyi kubw'abo ukijije umugongo. Tuguhaye amashyi kubw'abo ukijije indwara zo mu nda. Tuguhaye amashyi kubw'abo ukijije rubagimpande. Tuguhaye amashyi Mwami kubw'ibyo ukoze. Lord, we give you all the glory. Lord, we give you all the praise. Lord, we give you all the honor. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Urakoze Yesu. Urakoze Yesu. Urakoze Yesu.